Yes, ladies and gentlemen, nshuti za Tina TV show, nshuti zanjye, nshuti zacu dukunda cyane kandi twishimira. Reka nongere musuhuze ku yindi nshuro, reka nongere musuhuze mubwira ati respect cyane kuri wowe kudukurikirana. Ari ubwa mbere ukitangira kudukurikirana kuri channel yacu ya Tina TV show, kanda subscribe ukande kukazogera kugira buri kiganiro cyangwa se buri video tuzajya dushiraho izakigugirira ku gihe. Hari ukuntu usanga ushobora kuba uri kureba ino video akakanya ari ubwa mbere utarakora subscribe, cyangwa se ushobora kuba warakoze subscribe ariko utigeze ukanda kukazogera. So igihe cyose uzajya wumva wifuza kureba cyangwa se kumenya video zacu twa uploadinze shasha, cyangwa se ukazajya uhora utegereje ko uri bubone ko twa uploadinze video, ugategereza ukabona ntabwo video yigeze ikugeraho cyangwa se nta video ubonye. Impamvu ibitera nuko uba utakanze kukazogera. Ugikanda subscribe bikakwemeza ko wakanze subscribe. Reba aho ngaho wakanze subscribe, haza akamenyetso kagaragaza akantu k'inzogera, uhita ugakandaho. Iyo ugakanzeho utubona ubwoko butatu bw'utuzogera. Hari akazogera kariho utuntu tubiri hejuru, ako ngako niko uhita ukandaho, ukemeza yuko buri gihe tuzajya twebwe twa uploadinga cyangwa se dushiraho video nshya. Iyo video uzajya uyibona muri notification ku munsi, kwa kundi uba ufite telefone yawe ugahita ubona notification iraje ati twa uploadinze video runaka. So ukaba wagira iki, wayikurikirana ukareba. Kandi bitagarukiye aho, mujye muduha comment zanyu nizo zidufasha. Ndashimira abantu mwese mwagiye mukora comment kuri video yanjye y'ubushize, ari nayo yari video ya mbere ntangiye kuza imbere ya kamera. Ubundi abasanzwe babizi bananzi basanzwe bamenyereye inyuma ya kamera. So inyuma ya kamera naje gusanga bitarya cyane, ndavuga ati reka nanjye niyizire wa mungu wanyu Brahma aka video ya mbere nababwiye amazina yanjye yo kuri, ariko ubu ngubu ngiye kuzajya nkoresha amazina asanzwe y'akazi. Kubari basanzwe banzi batarambona, uyu ni njyewe Brahma. Naje kuri kamera noneho ndaje kugira tujye tuganira, twungurana ubwenge, twungurana ubumenyi, tuvuga ibintu ku bindi. So reka mbabyire ko amakuru mumazigiye muri kureba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru amazigiye ari guciririkana hirya no hino, cyane mu gihugu ca Amerika, aho hari umwicanyi cyangwa se umusniper, umujene w'imyaka 20 wabashije kwica cyangwa se kurasa umuntu warukomeye cyane, ndetse warufatiye rugari leta cyangwa se Donald Trump, perezida wa Repubulika za Amerika. So inshuti ye magara cyangwa se inshuti ye cyane, inshuti ye yanamufashije mu bihe byo kwiyamamaza ndetse no gutorwa kongera kuba perezida wa Repubulika Zunze Ubumwe za Amerika. So yararashwe. Reka mbabyire ko umwicanyi cyangwa se umusniper wamurashe yamaze gufatwa. Ubu ari mu maboko y'igipolisi cyangwa se y'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari umujene w'imyaka 20. Reka mbabyire akantu gatunguranye cyangwa se gasekeje muri iyi nkuru. Umuntu waraburije uwo mujene ni papa we umubyara ku giti cye, umubyeyi wakwibyariye akaba ariwe ukuraburiza. Gusa mu buryo ki byagenzemo, ku bantu bari kugenda batanga amakuru atandukanye avuga ati ngo se wiwe niwe yagiye ngo amutanga kubera igihembo c'amafaranga Leta Zunze Ubumwe yari yaramaze gushiraho, kubwo kuvuga ati umuntu uri bugaragaze umuntu wishe undi mu ruhame rw'abantu, mu bantu benshi cyane, imbaga y'abantu b'ibihumbi n'ibihumbi bari buzuye ku kigo ca universite, aho yarimo gukora amakampeni n'ibiki, yavuga ku bintu bitandukanye cyane. Yari umugabo ukomeye ukurikiranwa n'abantu benshi cyane, ndetse ukunzwe n'abantu benshi cyane mubyira ubyumve ku isi yose, apana muri Amerika gusa, ku isi yose yari umuntu ukomeye cyane. So ubwo rero umusore yarangizaga kwica uwo muntu amurashe isasu ryo hano gutya. Ebana video muzagenda muzibona, murakomeza mugenda muzibona ahantu hatandukanye. Ni video ibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda kubona umuntu ari mu ruhame rw'abantu agahita arasirwamo. Uwo musore yaje kugira amahirwe yo gucika.
aracika. Ariko urabona muri Amerika ku bintu bijanye na computer n'ibintu bijanye n'amakamera n'ibiki, hari amakamera yo ku muhanda, hari amakamera yo ku mazu atandukanye, hari amakamera y'amamodoka kwa kundi abantu baba baraguza amamodoka bagashiramo agakamera kareba imbere kugira gacunga umutekano w'imodoka yabo. So hari amashusho yagiye agaragara ariko atamugaragaza neza. Ayo mashusho barayatangatanga. Ubwo rero se w'uwo mwana yabonye ayo mashusho, we nk'umubyeyi we, wa mubyeyi nyene abantu ukuzi kabisa, ukuzi kuruta uko abandi bantu bakuzi, uzi ingendo yawe, uzi style ya ukuzi nyene tu. Umubyeyi yahise aza mu cumba, aza kureba umwana we, aramusanga, aramubaza ati se ko ndi kubona video ziciririkana zivuga ku muntu wishe undi mu ruhame rw'abantu, kandi nkaba mbona iyi video isa nkaho ari wowe, ubu koko ntabwo yaba ari wowe wishe uyu muntu? Birangira umwana we amubwije ukuri ko ari we wagize iki, wakoze ico ca. Umubyeyi nawe aho yakabereye akaga. Respect kubashumba bacu ba pasteri rero nabo mujye munabitondera samutime. Ariko abari na byiza ko niyobokamana naryo rikorera leta, rigasupportinga mu gucungira umutekano n'ubusugire bw'igihugu. So rero pasteri byaje kugaragara ko pasteri ari we yadenonshije cyangwa se yavuze ko uwo mwana ari we wishe uwo muntu, ndetse atanga amakuru ahagije, ndetse biza kumenyekana ko pasteri yari maneko. Abapasteri bo mu Rwanda b'amaneko, respect niba munahari, ntago mbizi, nje ndivugiye. So ladies and gentlemen, ikintu narivugiyeho iyi nkuru gato, ntago ariyo nkuru cyangwa se ntago ari cyo kiganiro cy'uyu munsi tugomba kuvugana. Ikintu narishatse kuvuga ahangaha, peu importe icuri cyo cyose, peu importe ibyo ukora byose mu buryo ubikoramo, reka mubwire ko leta utapfa kuyicika gutyo gusa ngurisha umuntu nguragiye. Aba ari ibintu bikomeye cyane, kandi cyane ku rubyiruko mukore, reka dukore ibishoboka byose, dukore. Gushaka amafaranga menshi tukayashakira mu buryo butari bwiza ntabwo ari fresh. So reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Karagaciyemo wowe utarakora subscribe, kora subscribe, ukande kukazogera kugira buri video tuzajya dusohora uzajya ubona notification. Comment zanyu zirakenewe, niba ikiganiro cyakuryoheye cyangwa se wagize icyo kikumariye, wagisharinga n'abandi, wagisharinga inshuti zawe, wagisharinga abandi bantu ufite kuri telefone yawe. Abari byiza mudusupporting kandi mutwemerere, ndetse ahantu tutavuze ibintu neza, tutavuze uko byakagombye kuba biri, mutwandikire kuri comment mubitubwire, kandi bizaba ari byiza. Ndetse niba hari nico wifuza ko tuvugaho cyangwa se tuganiraho, wazajya utuza kuri comment ukabitubwira nabyo. Vuba cyane turaba tubahaye nimero ya WhatsApp, ahantu muzajya mu joining a group ya Tina TV show, then mukisanga muri bamwe mu bafana bacu cyangwa se mu bakunzi bacu benshi. So tukagira umuryango mugari, tukajya tuganiraho ibintu bimwe n'ibindi bitandukanye. Ndetse buri ko tuzajya tujya gukora video, tuzajya tubanza kwanza tunababyireho video tugiye gukurikizaho, ndetse mugire comment zanyu, ndetse mu bitekerezo byanyu niho havamo video nziza irenze. Reka twinjire noneho mu kiganiro nyirizina cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa ubwoba. Fear. Ubwoba ni iki? Kubera iki ubwoba? Ese ubwoba bwagufasha iki cyangwa se ubwoba bwakwangiriza iki? Ariko hagati aho hari abantu bitiranya ubwoba n'uburwayi. Ubwo burwayi akenshi abantu bakunza kuvuga ko ari uburwayi bwo mu mutwe. Ariko iyo tuvuze uburwayi bwo mu mutwe, hari abantu bashobora kubyumva nabi, bakumva ko uburwayi bwo mu mutwe ari kuba uri umusazi, ari kuba uri umuntu nkoresheje imvugo itari ya nyayo, ariko no kugira musobanukirwe ko kuvuga ko umuntu arwaye uburwayi bwo mu mutwe ntabwo ari kuba ari umusazi gusa, cyangwa se hari ibindi bikorwa akora. For example, nk'abasiriyo killer turabizi ko ari abarwayi bo mu mutwe. So nukuvuga seriyo killer ni umuntu ukora ibintu bitakagombye gukorwa, bitakagombye gukorwa cyangwa se atakagombye gukora, adafitiye n'ubwo burenganzira cyangwa se adafitiye n'ubwo ubushobozi bwabo bufite, kuko abasanzwe abikora ariko ntabwo baba bafitiye uburenganzira bwo kugira iki, bwo kubikora. Hari indwara rero yo mu mutwe bita phobia. So phobia na fear ni ibintu bitandukanye bibiri.
ariko byose byenda kuvuga ikintu kimwe, ubwoba. So rero ubwoba ni buba muri kategori nyinshi zitandukanye, ariko tujye kuvuga kuri kategori ebyiri, arizo ubwoba ariyo fear na phobia. Phobia ni indwara yo mu mutwe, abantu ushobora kuyivukana, ushobora gukura ukayikurana, uko ugenda ukura ariko ugenda wisanga iyo ndwara uyirwara. Ndetse phobia akenshi irakira. Ndetse fear n'ubwoba bwa nyabwo, ubwoba karemano, ubwoba rusange abantu bose tugira, bwa bwoba bwa nyabwo. Ushobora kwibaza ati ubundi iyo phobia kutari kutugira neza ico ari cyo, ni ubwoba bwoko ki, cyangwa se fear ni ubuhe bwoba, kuko uri kuvuga ko ari ubwoba. So reka tubanze duhere kuri phobia. Phobia ni indwara y'ubwoba, bwa bwoba umuntu agira ariko budafite ingaruka. Budafite ingaruka. For example, ugasanga nk'umuntu ashobora kukubwira ati ngo ngewe ntinya abakobwa. Iyo ni phobia, ni indwara yo mu mutwe. Ni indwara yo mu mutwe, kuko ubutinya abakobwa nta kintu gifatika cyatuma utinya abo bakobwa. Kandi abo bakobwa suko bose, niba hari ikintu kibi wabumvishijeho cyangwa se wababonyeho, yuko ari bose bagize iki, bafite bakora icyo kintu kibi. Oya, so ukanasanga icyo kintu kibi ubatinyira nta nubwo ubizi neza ko wowe cyakugeraho, kuko muri icyo gihe uburi gutinya ubusa, uburi gutinya ikintu kidahari, kidafite impact yariyo yose. Ugasanga umuntu afite ubwoba bwo gutinya kujya mu ruhame rw'abantu. Abo bantu tubana nabo, duhura nabo, dusangira nabo sometime, uri kumva, niba abantu musangira gake gashoboka. Wa muntu ugira ubwoba bwo kujya mu ruhame rw'abantu, akavuga ati ngewe habaye party runaka sinajyayo, habaye fete runaka muri famille, ukabona uwo muntu ntashaka kujya mu bantu, ntashaka kuba ari mu bantu. Bantu bafite ubwoba bwo kuvuga mu ruhame. Igiye muri mwenyine muri babiri mukaganira, ukumva afite story, araganira, ari humble, ari flexible, uri kumva. Ariko yaba ari mu bantu benshi barenze 3-4 rwose, ugasanga no kuvuga ari ikibazo kuri we. So ugasanga ari wa muntu uhora ukwepa kuba ari ahantu hari abantu benshi. Iyo ni phobia. Ubwo aba ari uburwayi, aba ari uburwayi bwo mu mutwe, aba ari indwara ufite. Ushobora no kujya kwa muganga bakakuvura, cyangwa se wowe ubwawe ukivura, kuko urumva niyo mu mutwe. First of all ubanza kwanza kwihera kuri wowe, ukibaza ibibazo bitandukanye, kuki ngomba gutinya kuba mu ruhande rw'abantu, kuki ngomba gutinya kuvugira mu bantu. So ugasanga rero phobia akenshi inabuza umuntu ama opportunity, amahirwe yo mu buzima busanzwe. Ugasanga phobia ni bwa bwoba bushobora no kugushira muri risk runaka, risk zikomeye. Ugasanga kubera ubwo bwoba utinye gukora ikintu runaka cyari kigufitiye umumaro. So mu gihe rero watinye gukora cya kintu, bikakuzanira izindi ngaruka, cya kintu cyari cyiza mu buzima bwawe. Abantu bafite ubwoba bwo kujya gukora akazi babaho, barahari. Abo bantu baba barwaye phobia. Akavuga ati nge sinajya gusaba akazi ahantu runaka, nge sinajya gukora interview y'akazi runaka. Ugasanga umuntu yishwe n'ubukene, ahora mu bibazo, ahora mu madeni, ahora mu tuntu twinshi. Kubera iki? Kubera ubwo bwoba bwo kwanga kujya gukora, bwo kwanga kujya mu ruhame rw'abantu, bwo kwanga kujya gukora interview, ngo kubera ko ngo afite ubwoba ngo ntaza kudekona. Urukumva, iyo aba ari indwara iri mu mutwe, niyo bita phobia. So rero ubwoba ariyo bita fear. Fear ni ubwoba karemano, ubwoba bufite ifatiro, ubwoba bwo kuvuga ati ngewe sinakwica umuntu, kuko kwica umuntu bifite ingaruka mbi. Ndamutse nisha umuntu polisi kamfata, ndamutse nisha umuntu amaraso yakampumira, ndamutse nkoze iki kintu gifite ingaruka ndetse n'icyaha. Iyo ni fear yo kuvuga ati ikintu gifite ingaruka. Nkuko for example gutinya inyamaswa. Ngewe ahanjye ku giti cyanjye, ngewe nka Brahma ntinya imbwa,
kuko nasobanukiye ko imbwa iteka ni imbwa, ni inyamaswa, ntabwo itekereza nkanjye, ntabwo ikora nkanjye, ntabwo ivuga nkanjye. buriya uzarebe gutinya imbwa, gutinya ibisimba, gutinya ibintu nyine inyamaswa zitandukanye, urikumva ubwo ni ubwoba bwa nyabwo, ni ubwoba bufite ifatiro. Njyewe na kera natinyaga inka kuko mba mbona ko inka ifite amahembe, anytime yagira gutya ikaguseka ihembe ukaba ufite ubwoba bw'ikintu gifatika, ubwoba bwo kubona imbunda, imbunda utashobora kuyirashisha atari nawe yakugenewe, ubwoba bwo gukubita umuntu uvuga ati namukomeretsa cyangwa se nanamukubita ingumu akagwa hasi agapfa, ubwo nkajya guhanwa, nkajya gufungwa nzira ko ntagize ubwoba. So rero hari ubwoba nyabwoba, ni ubwoba ubona ko bufite ifatiro cyangwa se gutinya ikintu gifatika gihuriye mu bantu muri societe ngari, mu bantu benshi. Ubwoba bwitwa fear aba ari ubwoba bwa nyabwoba, bwa bwoba buvuga ati hari ahantu hari inkongi y'umuriro ntago nakwegerayo kuko nshobora kwegerayo nkagira iki, nkashya. Ubwoba bwo kuvuga ati imbabura iri kwaka cyangwa se gazi iri kwaka ntago nakozaho ukuboko kwanjye. Ubwo bwoba ni ubwoba bwa nyabwo aribwo bita fear. Noneho phobia rwose aba ari ubwoba budafite ishingiro cyangwa se budafite icyo bufatiyeho. So rero guys, reka wowe ukurikirana Tina TV Show mushishikarize gukanda subscribe ndetse unadushigikira mu biganiro tugiye kuzajya dukorana, tugiye kuzajya tuganira mu bintu byinshi bitandukanye, ndetse nunabishaka ujye uduhereza comment zawe utugire ahantu twabikoze nabi n'ahantu twabikoze neza. So ndabakunda cyane, reka mbasabe kutagira phobia. Niba uzi ko hari n'ubwoba ufite wibitsemo wowe muri wewe, bwa bwoba budahuriyeho n'abandi bantu benshi, bwa bwoba bwo kwitinya, bwo kwanga gukora ikintu ngo kubera ko ngufite ubwoba gusa. Baba hari abantu usanga umubaza ati se kutagiye kureba match, ngo njye numvishije ubwoba ngo numvaga ntagomba kujya hari ahantu. Ukibaza ubwoba yagize, kandi ni umufana wa match, akunda Barcelona, akunda Rayon Sport y'igikundiro, ariko umunsi wa match nyirizina kuri stade atabasha kujyaho, atabasha kugura itike nk'abandi agende kureba match nk'abandi bantu, urukumva. Ariko nk'ubwoba bwo kuvuga ati ngewe nk'umunyarwanda sinshobora gusohoka mu nzu ntatwaye irangamuntu yanjye, kuko anytime shobora kwisanga muri case runaka cyangwa se mu mukwabu runaka nkasanga nta rangamuntu mfite, nkasanga ngiye mu bibazo ntakagombye kuba nakagombye kujyamo. So muri icyo gihe iyo aba ari fear, kuko aba ari ubwoba bufite fact ifatika. Sinatukana n'umuntu kubera ko ari ikinyabupfura gike, iyo ni fear, ntago ari phobia, urukumva. Phobia ni cyagiye umuntu agira ubwoba budafite ubusobanuro cyangwa se budafatika. So rero niba uzi ko uri umwe mu bantu bafite ubwoba nk'ubwo ngubwo bwa phobia, umenye ko iyo ari indwara, atari ubwoba busanzwe. Ariko niba uzi ko uri umuntu ugira ubwoba bugomba kukuzanira risk runaka, icyo gihe uburi muzima, uburi umuntu wuzuye, kuko bakubwira ati umugabo utagira ubwoba ntaba ari iki, ntaba ari umugabo. Uri umugabo wese, yaba umugabo yaba umugore, abagomba kugira ubwoba. Umuntu wese yava akagera abagomba kugira ubwoba, ariko hakabaho itandukanirizo ry'ubwoba. Ubwo bwoba rero sasa nibwo bwoko bubiri nkubyiye bw'ubwoba ugomba gusuzuma ugacekinga niba koko nta mahirwe uri gutakaza mu buzima bwawe, niba koko nta bintu biri kwangirika mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se mu buzima bwawe busanzwe kubera ko urwaye uburwayi bwo mu mutwe wo kugira ubwoba bita phobia, cyangwa se ukamakinga sure ko ufite ubwoba bita fear. So from kubw'uyu munsi ni icyo ngicyo nari mbafitiye, numva gashaka kubashikiriza ubwo bwoko bubiri bw'ubwoba. Ese wowe uhagaze aho ngaho, uhagaze mu buhe bwoba? Uhagaze mu bwoba bw'uko urwaye indwara bita phobia, cyangwa uhagaze mu bwoba bw'uko ari ubwoba rusange bushobora kuba bwakugirira ingaruka cyangwa se bushobora kuba bwagushira muri risk zitakagombye kuba wakagiyemo?
So reka mbashimire nawe aho uri hose uri kudukurikirana, yaba mu Rwanda, i Burundi, Congo, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse no hanze yo muri Afrika. Nawe ushobora kutubwira uko wowe ubyumva kuri commentaire, ukatwandikira nawe ukatubwira niba hari n'ubundi bwoko bw'ubwoba ngewe nabashije kuvuga, ukabutubwiraho nabwo tukazabuvugaho gutaha. Ndabakunda cyane, ni Brahma aka kanda subscribe kandi turabakunda cyane. Ciao ciao.